nidukomeza kuba mu byaha tukanga kureka ibyaha byacu, amaherezo ibihembo by'ibyo dukora ni urupfu. Ariko Imana itanga muri Yesu Kristo ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Icyo nicyo kintu cya gatatu kibanga agakiza kibitseho, agakiza kaboneka muri Yesu Kristo. Nuko bitazarangirira aho gusa, ahubwo bizarangira abakiranutsi bahawe ubwami bw'iteka ryose. Ibi ngibi mu yandi madini ntago bibamo. Mu madini adashingiye ku Bukristo bubonerwa muri Yesu Kristo, bafite ibyabo bagenderamo, tutavuga ko byose ari bibi, bakagira amahame runaka bagenderaho bakurikiza y'izo mana zabo, ndetse ayo mahame akaba ashobora no kuba hari ibyiza azanira abantu mu mibereho ya hano mu isi. Ariko izo mana ntizibabarira ibyaha. Icya kabiri, izo mana ntabwo zitanga ubushobozi bwo kunesha icyaha mu bugingo bw'umuntu, kandi izo mana ntabwo zizatanga ubugingo buhoraho bw'iteka ryose.